ngaho tubwiye amafaranga ari mu Rwanda none se kare aha reka mumubwire ko Rayon Sport yasetinze standard nini y'amafaranga ikoresha yaba guhemba bakugera gute ariyo ku gihe cya retired muri abo uvuge ndamuhamaga amafaranga yatwaye ibikombe bingahe oya ndakubaza standard y'imibereho tubwire nyine mu myaka ine yatwaye ibikombe bingahe standard y'imibereho ese rero n'umurenge ariko kare wowe gutyo ifite ibikombe bingahe kuva yaba ariko oya va mu mateka nese retired ari ubu ngubu se hari impamvu nyinshi retired ari ubu ngubu mu myaka ine harimo igikombe banza unyumve iyo Rayon Sport tuvuga yo muri 68 ifite ibikombe bya shampiyona bingahe uretse eme muri rusange uburyo uvuga ngo abantu ngo batwaye ibikombe barabimwe ntago kazu tugenda abantu batwaye ibikombe na APR itwaye 7 bikurikirana uretse perezida wa Rayon Sport retired yabaye perezida ryari yabaye yamaze imyaka ine 2024 okay fata va mu by'amateka oya kuki bivamo nese retired yose amateka turi mu biheruka retired si amateka se we retired ni present sawa nyine ni amateka nawe yavemo amateka rero va mu mateka nawe ariko banza unyumve kazungu nujya mu mateka ndajya mu yandi turimo turavuga ngo Rayon Sport itwara igikombe cya shampiyona banza unyumve itwaye igikombe cya shampiyona 2013 yagiherukaga ryari ariko si mu myaka 9 kazungu banza unyumve aka kanya byaciye kuba kubera ko mu mwaka hari gero yamaze hacemo abantu bangahe ndabaza cyangwa 9 ayo ni amateka rero none amateka rero tujyemo twese icyo avuga Naisa ikipe yaherukaga igikombe 24 igitwara na 13 ngayibaze hashize imyaka 9 okay none se nta gikuba cyacitse buretse mu myaka 4 mbere ya Jean Fidel reka dukuremo umwaka wa Sadat kuki kugira ngo ujye mu bikombe bibiri byegeranye bya Gacina kubera ko nawe ni nka Jean Fidel ntabwo yayoboye nta gikombe yatwaye uramo umwaka wa Sadat wari indi myaka 4 nyuma mbere ya Sadat hanyuma tubwire ibikombe ikipe yari irimo itwara ibyo yakoze ndagira ngo nkwereke umurongo yari irimo sibyo kandi nuko mbere ya Sadat ari igikombe cya shampiyona 19 Muvunyi perezida hari cya 18 ya matsinda 18 yari yagitwaye cya shampiyona 16 cy'amahoro nushaka kurekera iyo si imyaka 4 mbere imyaka 19 18 18 17 imyaka 4 ibikombe bingahe n'amatsinda ntabwo rero ntabwo ibyo turimo tuvuga ari amateka ya kera ni komite yabanjirije ebyiri ziheruka sibyo Rayon Sport yaje kubura umujyo igihe cya Sadat nyuma y'iyo myaka y'ibihe byiza bahavuye babakura mu ikipe Rayon Sport isa nk'ayobye irayoba uko ni ukuri ugenda n'amaguru ukanyura mu mayira inzira ebyiri ukagira ubu rero wowe nyuma yo kuyoba reka nkwereke urugero umuntu ugiye Kabuga yagera kwa Rando agafata iya Kimirongo inzira ubu niyo mvuga akamenya ko yayobye yageze kwa nayo inzira kandi ngo ntawe wihuta nk'uwayobye ngo abayihuta cyane akamenya ko yayobye yageze kwa nayo inzira kugira ngo azasubire mu nzira ya Kabuga ubwo ni ijya kumva rero none se ndimo nkubwira banza unyumve ibyo bikombe by'akanya bine ko bitatu none se Kazungu nsoza waretse nkasoza icyo nari ndimo nshaka kuvuga Kazungu ibyo bikombe bine no kujya mu matsinda byakozwe n'ubwo buryo ndimo nkubwira wegeranye buri bose bumvikana bose bohereza baramubwira ati meze bityo kohereza $1 cyane icyo gihe n'umure udahari n'abandi nibwo buryo bwakoze ibyo bigo bimbwira rero ngo ni uburyo bushaje ngo budashoboka oya ahubwo burabura umuntu ubushoboye kubushyira mu bikorwa ugahuza abantu amafaranga mugakorana mugakorana Karenzi iyi sezirangiye ngira ngo hari utarabibonye ntacyo twabonye ntacyo mwabonye twabonye bagarutse ku kibuga ariko twabuze igikombe hari uwavuze ati byanga bikunda na mukeba baramunyeganyije
hari aho ati cyiza cyane Rayon Sport gukomera kwayo bituma natwe duhaguruka. Ese kazu ariko atuka dushaka kwirana mu maperi oya nesa utuma umwanya hari ibintu dukora uratubaza narasoza Karenzi avuze mu mujyi wa Karenzi Rayon Sport yisezo ape niyo yumvise mu mbaraga yitsinze byoroshye yitsinze byoroshye yitsinze byoroshye raporo n'indi myaka 5 yarishize yutese yumvise gute finali igikombe cy'amahoro baherukaga guhura byagenze bite neza ese kuki duhuma abantu amaso aho baheruka guhura kuri finali y'amahoro byagenze bite abo bantu bishyize hamwe mu mwanya gato ntabwo ari sezo yabo ya mbere bayisanzemo hagati batatangiye basanze amadeni reka mvuga urumva umwanya gato nubwo itandukana nuko bataguze abakinnyi ariko sezo yabo ya mbere bari kumwe ntitwabonye itandukano rya Real Tadi nabo emengo ntacyo yabonye oya wimvugira nawe kare ndivugira kandi ari byo uvuze ndivugira ndahari reka tumwanya ariko mubaza ikibazo cyoroshye ntuzamimbire mari ndivugira uko bimeze ndahari atamimbira ikibazo cyoroshye kuko namwe murahari it's my time ngiye kumuha umwanya ariko ndamubaza n'ikibazo ko muri iyi myaka 5 yarishize ntacyo reka tubare muri ibi bya hafi nirinde kujya kubyakure imyaka 5 yarishize twabonaga Rayon Sport ihatana ariko ibyo gikombe tukabona ko tari kwegera iyi myaka 5 ishize nizo za Kiyovu zabayeho imyaka 2 irakubita Rayon ubona ko itakibuka oya rwose imyaka 2 ya Juvenal reka soze iyi sezo ishize twabonye Rayon Sport ihatana rimwe na rimwe bura shampiyona amezi nkangahe abantu bakavuga bati turagitwaye nyuma y'imyaka 6 turagitwaye birangira itagitwaye ariko icyo nkubaza ubona ari iyihe mpamvu ko kubayoboye tuvuga nk'umuntu umwe yaba kuri Jean Fidel yaba kuri Jean Fidel Sadat n'ubu ngubu na Tad bijya gusa gato k'umuntu ushatse kuzana nk'ibitekerezo bye cyangwa byo kwijya kuvuga ngo ntabwo ndi bukorere na team mureke nkora ibyanjye kuki atabona support ihagije mu buryo bw'amafaranga ngo yubake ibye bitandukanye na Rayon Sport yatwaraga ibikombe imyaka 3 n'ikurikirana Rayon Sport iheruka mu matsinda urakoze umugabo umwe yagiye mu butumwa bw'akazi asigura uruhinja rw'amezi 3 agarutse asanga rwa ruhinja rufite imyaka 3 arwishyura minerval rujyana ku ishuri sibyo uri mu kazu icyo nshaka kuvuga ndaguha imyaka 4 sibyo hanyuma mite nkubaza n'ikindi kibazo muri sezo ya mbere ya covid iyo Rayon Sport ibayeho kubera abantu batanga amafaranga ibayeho kubera abantu abafana bagiye ku kibuga nta kintu kimwe gihari ubuzima bwaranze ibiya 7 sibyo umwaka wa 2 ibiya 4 umwaka wa 3 yabaye 3 ariko irushwa na muke amanota 2 kuko Kiyovu yarushwaga rimwe Rayon Sport irushwa amanota 2 kujye cyari ingingo turukugenda neza iyo sezo yahuye n'ikipe yitwa APR itsinda muri shampiyona itsinda no ku gikombe cy'amahoro ari nabwo Ritadi yavuze ngo ndashaka kuvuga stop kuri ikipe yitwa APR ngomba kwitsinda icyo gihe itsinze inshuro 3 zikurikirana yitsindiye Butare 2 ayitsinda kuri finali igikombe cy'amahoro ayitsinda no kuri Super Coupe my dear friend sibyo hatarimo iyo support buretse gato karese nakuvugiye muri bose ntabwo navuze urumva ari wenyine sibyo uwo mwana wenyine gute abandi bamuyobya agenda iyo strategy iyo approach mundeke reka imasoze rwose Jean Fidel uko mbibona reka mbanze nsoze umwaka wakurikiye sindi muri kipe ibi ya 2 sibyo si ibigwi kare turi kuvuga amateka yabaye kuninura nawe utabishoboye nanjye aribyo naninura nta kibazo rwose sibyo aribyo naninura ni ibigori kuzi si ibigwi ikipe igira progress uretse gatugira progress kombyita ibigwa karakara kandi arimo abivuga none se ko ndi kwivugira waretse nkavuga tanga igitekerezo urumva ikipe igaragaza progress cyangwa se igaragaza kugenda ikura niyo mpamvu uwo mwaka yarigeze ku rwego rwo gutangira gutekereza ngo twagura abakinnyi bafite ubushobozi n'ubu sibyo ya progress abantu bari barimo baraza bafatiraho sibyo uri kumva neza bafatiraho izo investment sometimes zirakorwa ikipe igira mu kwezi kwa mbere y'urutonde rwa championnat s'il vous plaît nta input y'umukinnyi irimo aho
icyari kirimo nka input ni ibirebana n'imikoranire nk'ibyo Karenzi avuga wenda n'abafana bakajya aho ngaho bati ibyo twe tumaze iminsi dutegura akakanya byize mu kwezi kwa mbere bitanga icyizere mu kwezi kwa mbere kubera approach ifite ikibazo yo gufungurira amatwi umuntu uwo ari we wese aho gushyiramo input ziyifasha kuko furunganya waguzwe na Itaredi yavunitse abantu baragenda bazana witwa Jaro bitewe na cya kintu cyo kuvuga ngo kiri vague. Rayon Sport yavanywe ku gikombe cya champion ikintu cya mbere na signing zo mu kwezi kwa mbere ndozikoze ubuyobozi buhari ubungubu sibyo ari approach Tadare bakavuga ati nakoze amakosa kiragera Rayon Sport yari ya mbere irusha n'ikipe ya APR aho kongeramo imbaraga ishyira mu rucantege izana abo basana n'abadafite icyo bayifasha izana badafe badafite icyo bayifasha izana umwataka nka Duraye Jaro ngo puru kumva abantu ngo bashimishe badafite icyo bayifasha turi kugendana ikipe iva ku gikombe cya championnat ariko iki gikombe cya championnat cyari cyateguwe guhera muri recruitment zakozwe na Leta ariyo mpamvu byageze mu kwezi kwa mbere ikipe kimeze neza urikumva ikintu abakinnyi ijana ku ijana nta yindi none ndakubaza ngo ayo mafaranga ko yashyirwagamo cyangwa se iyo approach yo kuvuga ko ari nziza iyo approach yongeyemo abo bakinnyi mu kwezi kwa mbere iyo approach yaje kuva ku mwanya wa mbere ku gikombe cya champion bitewe n'ibyari byarubatse bisaka abantu bagomba guhindura strategy icyo ni kimwe uraza kunsubiza ikindi cya kabiri aka kanya ushobora gufata umwana wavuye mu kwezi mu mwaka wa mbere tuvuge wa primaire asibira buri mwaka turi kugendana none yagera nko mu wa kane bigakunda umwana akimuka no mu gatanu akimuka mu gatandatu akongera akahita asibira nka byandi byahoranye ako kanya ujye kuvuga ngo ubumenyi bw'umwana umwana wari ugiye kumwevaluating wevaluating imyaka 2 gusa ya indi 8 yataye mu myaka yabanje ukayireka dore impamvu mvuga ibi ngibi turi kuvuga ngo 2019 ariko amasaha ageze natwe tuvuge nese se wabanje kuvuga oya sinigeze mvuga uracyashaka kuvuga bavugiye rimwe twese ubu ni wowe wahaye umwanya urumva nahisa urukumva guhera 2004 kugera 2013 iyo approach niyo yari hari muri Rayon Sport turi kugendana iyo approach niyo hari muri Rayon Sport yatumye bamara imyaka 9 datwaye igikombe none hari uretse wasoje banzu subize yego cyangwa wasoje 2004 kugera 2013 iyo approach yari hari yo kuyobora ikipe ya Rayon Sport kuvuga ngo kana ko umutuzi ngo yakoordinating abandi icyo cyatuma datwara igikombe oya lenda wewe guraza kusoza yavuze peak igihe bya Rayon Sport aze no kudusobana kuri icyo gihe cya Feira cya 2004 kugera 2013 kuri ya approach none ikindi kintu tukavuga tuti nk'umuntu ushobora kwicara agakora ikintu kiri moderne ikintu kigendanye n'iterambere aka kanya Sam Karenzi niyubatse radio ngo yubake nka radio 2005 yo muri Salus yabayemo uko yari imeze n'urugero studio yubaka studio iri aba ariko yemeye igiti cyose cyumvikanye kana natwe dutanga sibyo kuki ashaka ko abandi bantu ese President Tadi akeneye inama z'abasaza umva uko Tadi ntakeneye magnifique aranse ati President Tadi ntakeneye inama z'abasaza bagarukanye umva ibyo ni kasiri ntago ari ngombwa ibyo tuvuga we ahita ashaka oya no kugira no kubogama byo no kubogama no sibyo bimubwiye sibyo ngibi ariko nicyo bisobanuye oya ntago ari cyo bisobanuye none se Feruze uburyo yaje genda nabishigikiye niba uri perezida w'ikipe kora ibyo wumva niyo mpamvu bishyikiye ariko nibinapfa Jean Fidel muriho tuzareba uzi impamvu Jean Fidel muriho nk'umusirikare na Tade yabaye umusirikare nta byo guca hari ibintu by'utuvuye abantu batagomba kuba Kazungu yewe nka Tadeyo nemera ko Isa Feruze ni Isa Haruna ufite B simwemera X ndazana undi Kazungu banza unyumve neza igitekerezo cyanjye ko kimeze nayisa hatazagira n'umuntu nyumva nabi n'umurebe cyangwa undi wese mu myemerere yanjye ntago yigeze ikomera ari y'umuntu umwe mu makuru yanjye uko mbizi nta reyo y'umuntu umwe yigeze igira ikikora na rimwe kandi uvuga ko Jean Fidel yatwaye icyamahoro uretse gato uretse gato wenyine
yari wenyine peke yake cyane uretse gatoya arabo Kazungu mwamaye umwanya nanjye nkavuga ariko uri no gusoza Karenzi ari no gusoza n'ikibazo uri buze kunsubiriza cy'ikipe imwe ikomeye kuri iyi si iyobowe n'abantu benshi waretse maravuga mu ndeke reka nasamu ntabwo igitekerezo cyanjye ngisoze sibyo Rayon Sport yagiye yatwaye Sekafa ntabwo yari y'umuntu umwe Rayon Sport yabarwa Gacondo yatwaye shampiyona ntabwo yari yabareyo bose banza unyumve yari Rumongi ya Sekafa barafatanyaga n'abandi bose niko biri Rumongi niwe waguraga abakinnyi ku nta kibazo ubwo yari perezida ariko yafatanyije n'abandi ntabwo yari wenyine ntabwo yayitegeye indege wenyine ntabwo yayihaga prime wenyine ntabwo yari Christ wenyine byashoboka nibyo yaje mu matike y'indege yaje mu byinshi niko bimeze kugeza 2004 ntabwo turi byo mu mateka y'impamvu iyo myaka 2004 kugeza 2009 byagenze bityo harimo byinshi twabaza impamvu nakubaza impamvu Rumongi nyuma yuko avuyeho habaye ikibazo cy'abari kure amafaranga byarabaye kugeza igihe yitwara igikombe itsinze APR ibitego 4 ku mahoro wari uhari urumva icyo gihe kuva icyo oya ariko avuga kera ko Abed Mure igihe cya Rwagacondo urumva aho birashoboka ko mu Kiyovu yashyizemo imbaraga zidasanzwe kandi umupira hari hashize imyaka mike cyane tuvuye muri jenoside ntiwamenye ibyabaye byari byinshi ubuse nkubajije impamvu Mwarara yaguzwe nakine cyangwa Saido cyangwa n'abandi wabisobanura ababizi bivuga ko abayobozi bari babitangiye nta kibazo bivuga ko abayobozi ba Rayon Sport babitangiye nabo nyine babitangiye babaguriraga babaguriye iki babitangiye se ari bakiniye mu Rwanda ninde se wabaguze baciye bugufi se tubyorere Kazu babitangiye ni amatiku ariko se kuki ariko kare ibintu bitari byuvuze n'amatiku cyane nayo ni amatiku uvuga ni amatiku ari ayo makuru afite ni amatiku nayo ni amatiku nayo none se nahisa uretse banzu nyumve rika sorry Kazu ntabwo murimo mutuma nsoza igitekerezo cyane oya ariko ibintu perezida wa Rayon Sport ari Muvunyi asinyisha Mwarara na Saido ngo yararangije ngo hanyuma ngo niwe wanabatanze noneho Apel de Gaulle nawe arabasinyisha ikipe zombi baturutse zirababura babanye aho iwawe aho bari nyine none se Muvunyi abasinyirishije muri Kenya Muvunyi yabahaye iyihe kipe se Muvunyi Mwarara ageze mu Rwanda asinyiye mu Rwanda iyo ari yose none se asinyira Apel aturutse kandi yaramubonye muri Sekafa zombi zamunye muri Sekafa nyine ndi kubaza ko yaje mu Rwanda agasinyira Reyo kugira ngo ajye gusinya muri APR mu Rwanda biba ko yasinyiye ikipe ebyiri none se Muvunyi yamuhaye APR bakiniye APR nyine ngenda kubaza ikibazo kimwe yabahaye APR barayikiniye muri Ferwafa ahubwo oya tubyihorere uko nibuka tubyihorere bakiniye APR komeza kare komeza narasi wari urimo nta kibazo APR ntabwo bayikiniye ahubwo Kazungu tubyihorere bahawe APR ngenda bizi neza ko ari umunsi ndi kumwe na Sam Karenzi twe turi kumwe nge nawe abyumva umuntu umwe reka tureke n'ibyo ngibyo azi neza ufite donc ubizi neza uretse gato aramubwira ati nimba hari ikintu cyatworohereje ni umunsi dusinyisha abakinnyi benshi ejo bundi muri Rayon Sport imaze gutwara igikombe cya shampiyona na 19 yavugaga ndi wabohereje ntitwe turi kumwe uwabatanze akubuje ibintu bibise bitandukanye birasa the same scenario y'icyo gihe gusinyisha Manzi Thierry Ange Jaberi bari benshi ese niba bari biri kumwe muri abo ngabo none se reka Kazungu none se nibyo bituma baca bugufi n'igikombe bakaba barakivuye kandi ari scenario zimwe yo gushaka abayobozi aba Kazungu 2019 n'iki gihe cya Mwarara urasanga ngo abasimba cyane bijyanire nicyo tubyihorere ntabirukanwe muri bo bakabonekera ubusa ariko hagati aho ngaho none se aho wabona amafaranga wanje APR mushaka oya ngo barabatanze yewe abadafite icyo bamariye ikipe batunzwe n'amatiku nibo bavuga ibintu bipfuye none se kuki batwaye igikombe iba yaguye kaho icyo gikombe batwaye n'amatiku icyo gikombe batwaye bari bamaze gutwara shampiyona nyine none se kuki iyo bayitwaye nyamukandagira ihari ibyo tubyihorere urashoje mureka nsoze hagati aho umukinnyi ahitamo Kazungu kuki usoje Kazungu mureke nsoze igitekerezo none se ufone ngaje hari umuntu numwe utara niyo muco wa Rayon ariko Kazungu wirengagiza Kazu afone nganye
Kazu ibyo tubyihorere arusha umumaro Kazu icyo nkubwira ikintu kimwe ko azasoza umwaka utaha umva nkubwira ikintu cyane uburire yamutanga muri aperi aravuze ngo kuki barinze basoza batongerewemo hagati niwo muco w'amakipe yawe hari ibintu nge nubaha igitekerezo Samu yatangiye nta nubwo yagisoje mwaretse nkasoza n'ingingo natangiye nta nubwo ari umuntu Karenzi umuntu ntakavuga amakuru ngo uyite amatiku nge nibyo uvuga nanjye barabimbwiye mbyita amatiku kuri jye ntabwo bivuze mvuze ibyo uvuze mvuze ibyo nanjye bambwiye kandi ubizi neza ni amatiku kuri jye bitewe n'uko byakozwe kare ntabwo wakwemera kare kuko n'uwo munsi barakubwiraga ngo ni amatiku kuri jye bitewe n'amarangamutima ufite kuri iki kintu ntabwo ushobora kucyemera amakuru kandi bakorera ni amatiku turi kumwe kuri jyewe ni amatiku uburyo kama kusukuma mrevi ibyo usinuka Kazungu kuri jyewe gusinuka umusinzi Kazungu ayo ni amatiku kandi nagara amatiku kare ikipe z'abafana arasanzwe nagara amatiku hari abagerageza gushaka gutera uraza gusanga president ari 2019 nico gi uzasanga ari ariko baravuga ngo ntiwabyemera kuko ari umuperezida ibyo sinamuvuga uwo muperezida ibyo wavuga byose Kazungu uwo muperezida avuga uko wabinyuzamo kose amatiku yose abantu bavuga aho babinyuza hose aguma imbere muri re yaguma adakorwa aguma ngo igikombe cya shampiyona abantu barakweze Kazungu abantu bafite responsibility Kazungu umva hasigara Tadeo agigirana na Sadati yari mushya ariko se hari abantu bakubwira ngo Sadati yagize uruhare runini none se Kazungu gutwara igikombe 2019 kandi nubwo cyitirwa mu cyane gutese amafaranga Rayon Sport habuze imishahara nyirango y'amezi 3 watwara igikombe tudahemba abakinnyi none se kandi perezida barakwepaga urugendo yaragiye barakwepaga Kazungu anyibukije ibintu noneho umuntu mushya witwa Sadati waje niwe ukoreye umusaraba Kazungu ibyo abantu bose bavuga Muvunyi perezida w'ibihe byose agomba ari uw'ibihe byose kubera ko n'uyu munsi Tadeo yarakubwira n'ejo iyo koti irahari hano kuri esike nayibonye Traore yayanditse yavuze ati nazikomanya n'abandi nanagirana ibibazo n'abandi Muvunyi ntakorwaho yabivuze ati baca umugani mu kinyarwanda ngo ntazibana zidakomanya amahembe ariko Umuvunyi nta hembe turakomanya na rimwe none se uwo muntu wamutereranya agatwara igikombe bagumya kumukurura muri reyo bagacinya baroje Kazu ubwo arakomana buri gihe nicyo bisobanura kandi mubwira ko no mu nama ejo bari bafatanye mu mashati ibyo ni ibisanzwe icyo mvuga igihe cyo nshaka gusoza ntabwo nashaka gusoza igitekerezo cyanjye ariko se ko mutatumye ngisoza nakubwiraga Kazungu ibyo byose byabaye abantu bari hamwe igihe cyose umuntu yaje agashaka kwigumura ku bandi agashaka kwigira akara hakajya ntacyo yagezeho muri